Igitabo cy'intangiriro umutwe wa 21. Aburahamu na Izaki. Ivuka rya Izaki. Uhoraho agenderera Sara nk'uko yari yarabivuze, amugenzereza uko yari yaramubwiye. Sara asama inda, abyarira umusaza Aburahamu umwana w'umuhungu ku gihe Imana yari yavuze. Aburahamu yita umuhungu w'Izaki uwo Sara yari yamubyariye. Hanyuma Aburahamu agenya Izaki ku munsi wa 8 nk'uko Imana yari yarabimutegetse. Izaki avuka, Aburahamu yari ageze mu kigero cy'imyaka 100. Sara araterura ati Imana inteye guseka, n'undi wese uzabyumva azansekera. Arongera ati ninde wigeze abwira Aburahamu ngo Sara azonsa abana? Nyamara dore mubyariye umuhungu mu zabukuru. Hagara na Ismaeli bameneshwa. Umwana arakura aracuka. Umunsi wo gucutsa Izaki, Aburahamu akoresha ibirori, ararika abantu benshi, arabagaburira. Bukeye wa muhungu Hagara umunyamisirikazi yari yabyariye Aburahamu, Sara mubona akina. Niko kubwira Aburahamu ati menesha uriya mujavu n'umwana we, kuko umwana w'uriya muja atagomba kuzagabana umurage n'umwana wanjye Izaki. Ibyo birakaza Aburahamu cyane kuko yari umuhungu we. Ariko Imana iramubwira iti by'umuhungu wawe n'umuja wawe ntibigutere umutima mubi. Icyo Sara akubwira cyose umwumve, kuko Izaki ari wo umuryango witiriwe izina ryawe uzaturukaho. Naho umuhungu n'umuja wawe nawe nzamugira umuryango, kuko nawe ari uwawe. Aburahamu arazinduka cyane, yenda umugati n'isaho y'uruhora irimo amazi, abiha Hagara, amuhekesha umwana ku bitugu, aramusezerera. Aragenda ajya kuzerera mu butayu bwa Berisheba. Amazi aza gushira muri ya saho y'uruhu, umwana amuta mu gihuru. Aragenda ajya kwicara ahitaruye nk'intera yaho umuheto wageza. Ubwo yaribwiraga ati noye kureba aho umwana wanjye apfa. Yicara ahitegeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'umwana, maze marayika w'Imana ahamagarira Hagara mu ijuru ati Hagara ni iki? Wigira ubwoba, kuko Imana yumvise ijwi ry'umwana aho ari. Haguruka ujyane umwana umufashe ukuboko, kuko nzamugira umuryango mugari. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuza isaho, aramiza umwana. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Atura mu butayu bwa Parani, nyina amushyingira umukobwa wo mu gihugu cya Misiri. Aburahamu na Abimeleki bagirana isezerano. Muri iyo minsi Abimeleki na Pikori, umutware w'ingabo ze, babwira Aburahamu bati Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Noneho rero ngaho ndahirira ku Mana tukiri ahangaha kutazampenda ubwenge, njyewe, umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye. Uzatubera inshuti, njyewe n'igihugu utuyemo, nk'uko twakubereye inshuti. Aburahamu ati ndabirahiye. Aburahamu yinubira Abimeleki kubyiriba abagaragu ba Abimeleki bari bamunyaze. Abimeleki atera hejuru ati sinzi uwabigize. Nawe ntabwo wigeze ugira icyo ubimbwiraho, kandi nanjye n'uyu munsi nabyumvise. Aburahamu azana amatungo magufi n'amaremare abiha Abimeleki, bombi bagirana isezerano. Aburahamu arobanura abana b'intama z'inyagazi 7 zo mu mukumbi we. Abimeleki abwira Aburahamu ati utwo twana tw'intama tw'utunyagazi 7 urobanuye bisobanura iki? Aramusubiza ati uko ari 7 ndatuguha kugira ngo bimbere gihamya cy'uko ari njye wafukuye iryo riba.
nicyo cyatumye aho hantu bahita Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko bagirana isezerano i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Pikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisiti. Aburahamu atera igiti cya tamarisi, agitera i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uhoraho, Imana y'ubuziraherezo. Aburahamu amara iminsi muri icyo gihugu cy'Abafilisiti yari yarasuhukiyemo.